Kristo niho abizera b'ukuri bahurira bakemera Kristo nk'umwami wabo cyangwa ukuri bagasenga mu rukundo. Guhura kwa papa n'umwami ni ikimenyetso cy'intangiriro kigaragaza ko amatorero yatandukanye atangiye kwiyunga mu rwego mpuzamahanga. Ubwiyunge bwo mu binyoma, ubwiyunge bw'ikinyoma ni uburyo bw'abantu bwo guhuza amatorero yose ku isi ariko budashingiye ku kuri kw'Imana, bishobora kugerageza abakirisitu. Ubutumwa bwo kwitondera, nk'uko abamarayika batatu babivuga, tugomba kumenya itandukaniro hagati y'ubwiyunge bw'ukuri n'ubwo mu binyoma. Tugomba guhagarara mu kuri, gusenga Imana nyakuri no gukomeza gukurikira Yesu nubwo amatorero yose yaba ahurira hamwe. Nizere ko ubyumvise mu bintu byose tuvuze, dutandukanya ukuri n'ikinyoma. Tugiye kumanza gusoma ubwiyunge bwa Kristo. Ubwiyunge bwa Kristo icya mbere bushingiye ku rukundo no ku ijambo ry'Imana. Icya kabiri buyobowe n'umwuka wera. Icya gatatu buzana ukuri, kwihana n'agakiza. Aka kantu gaceho umurongo. Ubwiyunge bwa Kristo Yesu buzana ukuri, kwihana n'agakiza. Icya kane busenya urukuta rw'urwango. Ubwiyunge bw'abantu bushingiye ku mahoro rusange n'imyumvire y'abantu. Icya kabiri buyobowe n'ubuyobozi bw'idini na politike. Wabyumvise? Icya gatatu buzana ishyaka yo gusa nk'aho twese dusengera hamwe hatitawe ku kuri. Icya kane basenya ukuri kugira ngo abantu bose babyumve kimwe. Basenya ukuri. Icya kane kugira ngo abantu bose babyumve kimwe. Ariko ubwiyunge bwa Kristo, umva, icya mbere bushingiye ku rukundo no ku ijambo ry'Imana. Icya kabiri buyobowe n'umwuka wera. Icya gatatu buzana ukuri no kwihana n'agakiza. Icya kane busenya urukuta rw'urwango. Tujye ku gace ka gatandatu, aho ari inyigisho ry'idini rimwe, ahubwo ni isesengura rishingiye ku ijambo ry'Imana. Ubwiyunge bw'amatorero ni ikimenyetso cy'iminsi ya nyuma. Tugiye gusoma igitabo cya Daniyeli, ibice 7 umurongo wa 25. Daniyeli ibice 7 umurongo wa 25. Haravuga ngo, niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigisha inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekegwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Imana ihabwe icyubahiro. Muri iki cyanditswe cya Daniyeli yabonye ubutware buzahindura amategeko y'Imana kandi bugaragaza gushyiraho ubundi buryo bwo gusenga. Ibyo byabaye igihe itorero rimwe ryafashe ububasha bw'ubutegetsi
ari byo byabaye amacakubiri y'amadini. Ariko kandi mu minsi y'imperuka ubwo butware buzongera gushaka kubihuza byose kugira ngo isi yose isengere hamwe. Aho niho dusanga icyerekezo cyo kuba itorero rimwe rusange cyashushanijwe mu Byahishuwe 13. Ibyahishuwe 13 ni inzu ebyiri z'ubutware. Ibyahishuwe 13 ni inzu ebyiri z'ubutware. Ibyahishuwe 13 wavuga ngo iki? Ibyahishuwe 13 mu isesengura haravuga ngo hari akace ka mbere kavuga ngo imwe ivuye mu nyanja. Ni ukuvuga ngo ni inyamaswa ebyiri Yohana yabonye, imwe ivuye mu nyanja ishushanya imbaraga za politike n'iz'idini zivanze. Noneho indi nyamaswa ivuye mu butaka ishushanya ubuyobozi bushya bw'imyemerere. Iyo nyamaswa ya kabiri ivuga iti yategetse abari mu isi bose gusenga inyamaswa ya mbere. Ibyahishuwe Yohana umurongo wa 12 aravuga ngo haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka, nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'iby'ikiyoka. Wakumvise itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. 14 yavuze ngo iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yarakomerekejwe inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Imana ibaha umugisha. Ibi bisobanura ko mu minsi ya nyuma hazabaho ubufatanye hagati y'ubuyobozi bw'idini n'ubwa politiki, bagashyiraho ubumwe bwo gusenga hamwe, ariko bidaturutse ku Mwuka Wera ahubwo ku bushake bw'abantu. Ngira ngo ujye ufata verisiyo imwe muri iki cyigisho uceho cyangwa ufate imirongo iri muri iki cyigisho uceho utundi turonko. Hano baravuze ngo ariko bidaturutse ku Mwuka Wera ahubwo biturutse ku bushake bw'abantu, ari nabyo tumaze gusoma mu Byahishuriwe Yohana. Kuri ubu guhura kwa Papa n'umwami w'Ubwongereza ni ikimenyetso cy'itangira ry'ubwo ruvange bw'amadini na politiki. Ni intangiriro yo gushaka kugarura ubumwe bw'amatorero yose ku rwego mpuzamahanga. Icya gatatu tugiye kurebera hamwe Yohana 17, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ibice 17, duhere ku murongo wa 21. Yohana 17 turahera ku murongo wa 20. Aravuga ngo bose babumwe nk'uko uri muri nge data nanjye uri muri nge nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Nizere ko uneze amatwi. Yesu yarasenze, asenga iryo sengesho.
uyu ni umugambi mwiza w'Imana, ubwiyunge bushingiye ku rukundo no ku kuri, ariko Satani nawe afite umugambi usa nk'uwo, ubwiyunge bushingiye ku buryo bw'abantu atari ku buryo bw'ijambo ry'Imana. Reka mbibutse ko Satani akopiya iby'Imana, na hano nicyo kintu kizakorwa. Bityo rero mu isi yacu tuzabona ubwoko bubiri bw'ubwiyunge. Mu isi yacu tuzabona ubwoko bubiri bw'ubwiyunge: ubwiyunge bwa Kristo bushingiye ku byanditswe, ku rukundo no ku mwuka wera; ubwiyunge bw'abantu bushingiye ku myumvire y'amahoro rusange n'idini rimwe. Ubuhanuzi bwerekana ko idini rizaba rimwe, bagasengera hamwe bose. Ibyahishuwe 17 havuga ngo iki? Ibyahishuwe Yohana 17, ibyahishuwe Yohana 17 bivuga ngo umugore wicaye ku nyamaswa itukura. Ibyahishuwe 17, reka tuhasome, wenda dusome igice cyose. Aravuga ngo haza umwe muri ba bamarayika 7 bafite inzabya ndwi, arambwira ati ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacigwaho yicara ku mazi menshi. Yicara kuki? Yicara ku mazi menshi. Amazi menshi bisobanuye iki? Niwe abami bo mu isi bazasambana nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Umva ako kantu ukuntu gakomeye, ngo n'izina ry'amayoberane. Nizere ko wabyumvise kandi uneze amatwi, kugira ngo uzasobanukirwe iri zina ry'amayoberane, nuko uzaba uri mu ruhande rwa Kristo uyobowe n'umwuka wera. Mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Mubonye ndatangara cyane. Marayika arambaza ati niki kigutangaje? Reka nkumenere ibanga ry'uriya mugore n'inyamaswa imuhetse, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Iyo nyamaswa ubonye yahozeho, nyamara ntikiriho, kandi igiye kuzamuka ivi kuzimu, ijya kurimbuka abari mu isi, amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi. Bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho ikaba itakiriho kandi ikazongera kubaho. Aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho, kandi niyo bami 7. 5 baraguye, umwe ariho
undi ntaraza, kandi naza azaba akwiriye kumara igihe gito. Ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho, iyo ubwayo n'uwa munani, nyamara kandi n'umwe muri ba bandi barindwi, kandi arajya kurimbuka. Ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Nizere ko uneze amatwi. Ibyahishuwe 17 niho twari turi gusoma. Hano mu ncamake bivuga umugore wicaye ku nyamaswa itukura. Icyo gitabo gisobanura uwo mugore nk'itorero rifite ububasha ku bami b'isi. Ibyahishuwe 17:18 haravuga ngo wa mugore wabonye niwe wa mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi. Aha Yohana yerekwa ishyirahamwe ry'idini n'ubutegetsi, ibintu bizahuza amatorero yose ariko biganisha ku buyobe. Ariko kandi Imana izigisha abayo ngo bazamenye ukuri, nk'uko Ibyahishuwe 14 tugiye kuhasoma 12 haravuga ngo 12 umurongo wa 12 haravuga ngo Ibyahishuwe Yohana 14 umurongo wa 12 haravuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Imana ibaha umugisha. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwihangana nk'ukwa Yesu. Nizere ko muneze amatwi. Reka dukomeze. Ariko kandi yego, aha niho hagaragara ukwihangana kw'abera bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu, nk'uko tumaze kubisoma. Ubwiyunge bw'ukuri n'ubwiyunge bwo mu kinyoma cyangwa mu binyoma, reka tubitandukanye. Tugiye gukora imbonerahamwe ebyiri: ubwiyunge bwa Kristo, ubwiyunge bw'abantu. Ibyo bintu bibiri bitandukanira hehe? Ibyo dukwiriye gukora nk'abizera, gusenga cyane ngo Mwuka Wera atuyobore. Tugiye kubisoma muri Yohana 16 umurongo wa 12. Yohana 16 umurongo wa 12 havuga ngo iki? Haravuga ngo murongo wa 13 ariwe dusoma, haravuga ngo uwo Mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyazumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Gusenga cyane ngo Umwuka Wera tuyobore mu kuri. Ibyo dukwiriye gukora nk'abizera ni ugusenga cyane ngo Umwuka tuyobore mu kuri. Hano Yohana 16 umurongo wa 13 haravuze ngo uwo Mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyazumva nibyo azavuga, kandi azababwira n'ibyenda kubaho. Imana ihabwe icyubahiro. Kwiga
ijambo ry'Imana neza kugira ngo tumenye itandukaniro ry'ubwiyunge nyakuri n'ubw'ibinyoma, kubabarira no gukunda abandi ariko tukaguma mu kuri kwa Kristo, kudategwa n'ubwoba n'ibibera ku rwego rw'isi, ahubwo tukizera Yesu ko ari umwami w'amahoro y'ukuri. Hanyuma dusa n'abafata umwanzuro kwa kano gace ka mbere. Guhura kwa papa n'umwami w'Ubwongereza nyuma y'imyaka 500 ni ikimenyetso cy'uko isi iri kwinjira mu bihe by'ubwiyunge rusange, ariko nanone ni ukwibutsa abizera ko bagomba kuba maso, kuko hari ubwiyunge bubiri nk'uko twabivuze, ubwiyunge bw'Imana n'ubwiyunge bw'abantu. Yesu avuga ati, Matayo 24, Matayo 24 umurongo wa 4, reka tuhasome naho. Aravuga ngo, Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Yego, reka tugarukire kuri iyo mirongo 2. Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ugira gute ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, kandi cyitonderwa bazayobya benshi. Matayo 24 umurongo wa 4 n'uwa 5. Bityo ubwo bwiyunge ni ikimenyetso cy'uko ibyahanuwe birimo gusohora, kandi itorero rya Kristo rigomba kuba maso, riri mu rukundo no mu kuri. Reka noneho tugere ku butumwa bw'abamarayika batatu, Ibyahishuwe 14:6 na 12. Reka tumanze tuhasome. Ibyahishuwe 14, ubutumwa bw'abamarayika batatu. Haravuga ngo, nuko mbona marayika wundi agaruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abwire abari mu isi, ngo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Aravuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye, wateretse amahanga yose inzoga, arizo rubazu ry'ubusambanyi bwawo. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni umurongo wa 10 aravuga ngo, uwo ni we unywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'Intama. 11 umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, nibaruhuka ku manywa na nijoro. Abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwa ikimenyetso cy'izina ryayo. 12 aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Mumenye ko rero aka karengane k'itorero kazaza abenshi tukiriho. Hari abibwira bakavuga ati, wenda
njye nzaba Yesu hari ikizabanza gukorwa. Nyamara 80% umurongo wa 12 bitweretse ngo aho niwo kwihangana kw'abera kuri. Abera biceho umurongo bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Umubare nicyo bavuze. Marayika wa mbere asengera abavuga ubutumwa bw'ukuri ku Mana. Marayika wa mbere asengera abafite ubutumwa bw'ukuri bw'Imana. Nizere ko uneze amatwi kandi uri kubyumva. Nizere ko uneze amatwi kandi uri kubyumva. Ni ibintu bikomeye kubyumva, ariko kandi nubwo bikomeye imbere y'Imana biroroshye cyane. Icya mbere, marayika wa mbere asengera abavuga ubutumwa bw'ukuri ku Mana. Gusenga umuremyi waremye ijuru n'isi. Abagaragu be basabwa kwemera Imana no kuyisenga mu kuri. Marayika wa kabiri avuga ku by'isi igomba kwirinda. Umugore wicaye ku nyamaswa itukura nk'uko twabisomye mu Byahishuwe 17 guhera ku murongo wa mbere kugera kuri 6. Aha herekana ubwiyunge bw'idini n'ubutegetsi bw'isi butari ubw'ukuri, butari ubwo mu kuri. Marayika wa gatatu asaba abantu gutandukanya ukuri n'ibinyoma, akababwira nimusenga inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ni ubutumwa bwo kuba maso no kutayoboka ubwiyunge bw'ibinyoma nubwo bwaba bugezweho, nko guhura kwa Papa n'Umwami bishobora kugaragara nk'ikimenyetso cy'ubwiyunge rusange. Ubutumwa bwo icya kabiri, ubutumwa bwo mu buryo buhurirana n'ibimenyetso muri uyu mwaka turimo 2025. Guhura kwa Papa n'Umwami w'Ubwongereza ni intangiriro y'ubwiyunge bw'amadini menshi, ariko si ubwiyunge bw'ukuri burambye bugeza abantu bose muri Kristo Yesu. Abamarayika batatu babwira ko ubwiyunge bw'amatorero bwo mu binyoma. Abamarayika batatu bavuga ko ubwiyunge bw'amatorero ari ibinyoma, buzagerageza guhuza abantu bose mu isi, ariko buzazanira abantu igeragezwa. Niyo mpamvu abizera bagomba kuba maso bakamenya itandukaniro. Ubwiyunge bw'ukuri bushingiye ku rukundo, ijambo ry'Imana no ku Mwuka Wera. Ubwiyunge bw'ibinyoma cyangwa bwo mu buryo bw'abantu bushingiye kuri politike n'ubuyobozi bw'amadini butajyanye n'ukuri. Tajyanye n'ukuri. Kano kantu nkasubiremo. Ubwiyunge bw'ukuri bushingiye ku rukundo, ijambo ry'Imana no ku Mwuka Wera. Ubwiyunge bwo mu binyoma cyangwa mu buryo bw'abantu bushingiye kuri politike n'ubuyobozi bw'amadini bitajyanye n'ukuri cyangwa bitari mu kuri. Icyo dukwiriye kuri iki kimenyetso,
twakwigira kuri iki kimenyetso, munyihanganire, icyo twakwigira kuri iki kimenyetso, Umwuka Wera arimo gukangurira abizera kwiyunga mu kuri no gukunda abo batandukanye. Itorero ryose rizasengera hamwe mu buryo bw'ukuri mu bihe biri imbere, ariko abantu bagomba kubanza kwemera Kristo nk'umwami wabo. Guhangana n'ubwiyunge bwo mu binyoma ni igice cy'ubutumwa bw'abamarayika batatu. Dukwiriye gusoma ijambo ry'Imana, gusenga no gukomeza gukurikira Yesu. Umwanzuro twafata mwa kano gace, guhura kwa Papa n'umwami w'Ubwongereza ni ikimenyetso gikomeye cyo gutangira kwerekanwa k'ubwiyunge bw'amadini nk'uko ubuhanuzi bw'abamarayika batatu buvuga. Ni ikimenyetso cy'itangira ry'urugendo isi kugera ku iherezo. Abizera bagomba gukomeza guhagarara mu kuri, gusenga Imana nyakuri no kumenya itandukaniro hagati y'ubwiyunge nyakuri n'ubwo mu binyoma. Aha niho guhagarara ukwihangana kw'abera bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Kristo byahishuwe 14 umurongo wa 12. Hano kwihangana kuri. Reka tureba imbonerahamwe inyigisho y'ubwiyunge. Itorero ry'imperuka, abizera b'ukuri muri Kristo, umukozi w'Imana, gukurikira Yesu nk'umwami, kwitondera ijambo ry'Imana, gusenga hamwe n'abandi batandukanye mu kuri, kwihangana n'ibigeragezwa, kwihangana n'igeragezwa. Noneho guhura kwa Papa n'umwami, ikimenyetso cy'intangiriro, ubwiyunge bw'amadini ku isi, intambwe y'itorero ku bwiyunge mpuzamahanga, intambwe yerekana ko Umwuka Wera akora. Dusoma imirongo yo muri Bibiliya ikibivugaho mu gihe tugezemo n'ibimenyetso dutangiye kubona. Rero bibasaba kuba maso, bibasaba kuyoborwa n'Umwuka, bibasaba guhishurirwa n'Umwuka igihe tugezemo, kugira ngo murusheho kuba maso no kwitondera ibyo mubona. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibakore ku maso, Imana ibakore ku matwi, mwumve ibyo Mwuka abwira amatorero. Ariko twasoreza ku magambo twasomye ari mu Byahishuwe ibice 17, duhereye ku murongo wa mbere. Twasomye ko handitse ngo, haza umwe wo muri ba bamarayika 7 bafite za nzabya ndwi, arambwira ati, ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azacigwaho, yicara ku mazi menshi. Niwe abami bo mu isi basambana nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore wicaye ku nyamaswa itukura, yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi na marigarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe.
mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Aka kantu, uyu murongo wa 5 muri ibi byahishuwe, aho ijambo rivuga ngo mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye. Amayoberane ni ukuvuga ngo utari mu mwuka, Imana itakuyobowe, udashorewe n'umwuka, udahishuriwe n'umwuka, ntabwo wamenya aya mayoberane. N'iri zina ryari ryanditswe mu ruhanga rw'uyu mugore. Kubimenya bizakugora, bisaba kuba uri mu mwuka, uyoborwa n'umwuka, uhishurirwa n'umwuka, kugira ngo umenye aya mayoberane yanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Hanyuma Imana ibaha umugisha. Nagira ngo dusubiremo ayo magambo, ubishoboye akomeza asome kugera hepfo n'ahandi hose twagiye dusoma. Imana ibishimire. Amen.